hari ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 umwaka w'1990. Icyo gihe mu masaha ya mu gitondo ibisasu bya mbere ryumvikanye ku mpaka kwa Gitumba mehoze ari prefecture y'Umutara mu karere ka Nyagatare. Ni isasu ryari rirashwe n'ingabo za RPA nk'ikimenyetso cyo gutangiza urugamba rwo kubohora u Rwanda. Urwo rugamba ruba n'impurirane y'urugamba rwo guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. N'urugendo rurerure rwakozwe kugira ngo igihugu kibohorwe, aho FPR Inkotanyi nk'umuryango ndetse na RPA Inkotanyi nk'umutwe w'ingabo, izo nzego zombi zatangije urwo rugamba rwasojwe mu mwaka w'1994. Bamwe mu barwanya ku rugamba bagiye babigaragaza mu mbwirwaruhame zabo ko kugira intego, ukwiyemeza no gushyira hamwe ari byafashije ingabo za RPA gutsinda urwo rugamba. Basobanura ko urugamba rwo kubohora u Rwanda rwabasabye byinshi, birimo ukwitanga, gukunda igihugu cyabo no kutikunda, aho basize ibyo bari bafite mu gihugu cya Uganda baza kubohora u Rwanda. Ku itariki ya mbere ukwakira mu mwaka wa 1990 ku mugezi wa Muvumba niho hajugunywe amapeti n'ibyangombwa byabarangaga bari barahawe bari mu buhungiro muri Uganda batangira urugamba. Izo ngabo ntizorohewe n'urugamba kuko ku munsi wa kabiri w'urugamba wari umugabo w'ingabo za RPA Metegenero Fred Gisa Rwigema yahise araswa. Ingabo za RPA zakomeje gutakaza abasirikare bazo bakuru mu kwezi kwa mbere k'urugamba, barimo Major Chris Mnyenyesi na Major Peter Bayingana. Barashwe ku itariki ya 23 kwakira umwaka w'1990. Muri uko kuraswa kw'abayobozi bakuru b'igisirikare cya RPA byahaye imbaraga ingabo za FAR zitwaga inzirabwoba, ari nako bahimba indirimbo zo kwivuga ibigwi zishimira ko zikomeje kwica bamwe mu bayobozi b'ingabo za RPA bari bahanganye. Ibyo ariko ntibyaca intege izo ngabo za RPA. Nyuma y'uko ingabo za RPA zikomeje gukumwa mu nkokora n'ingabo za FAR, byabaye ngombwa ko Paul Kagame wari ufite ipeti rya majoro ava mu masomo aho yigaga ibya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aza ku rugamba ahita afata inshingano zo gukomeza kuyobora urugamba rwo kubohora u Rwanda. Akigera ku rugamba yahinduye politike y'imirwanire kuko byavuzwe na General James Kabarebe ati nyakubahwa Perezida Paul Kagame akigera ku rugamba ntiyanyuzwe n'uburyo urugamba rukorwa. Yaratubajije ati ni kuki mu Rwanda nabi aka kageni. Uwo nibwo yahise ahindura amayeri y'urugamba, ingabo za RPA zongera kwisuganya nyuma y'uko ategetse ko izo ngabo zisubira inyuma zikemera gutakaza ibice by'Umutara zari zarigaruriye, birimo n'ikigo cya gisirikare cya Gabiro. Mu mpera z'umwaka wa 1990 no mu ntangiriro z'umwaka wa 1991 ingabo za RPA zaje mu bice by'amajyaruguru zirwana inkundura zifata umupaka wa Gatuna. Nyuma yo gufata umupaka byazorohereje urugamba, aho zarwanye zifata uduce tunyuranye turimo Rubaya, Byumba, umusozi wa Manyakiro, Rushaki, Mukarange, Murindi na Kanika, bituma aho muri ako gace haba icyicaro gikuru. Gufata agace ka Gatuna byoroheje urugamba ingabo za RPA, aho byazihaye amahirwe yo kwerekeza mu Birunga bashinga ibirindiro ahitwa mu Rugano, aho batangiye igice cya kabiri cy'urugamba bagaye ibitero ku ngabo za FAR ndetse ibirindiro byoroyoboye urugamba Major General Paul Kagame bishingwa aho mu Rugano. Mu Rugano yo havukiye Radio Muhabura mu mpera z'umwaka wa 1991 nk'imwe mu ntwaro zikomeye zifashishijwe mu rugamba rwo kubohora u Rwanda, aho iyo radio yajyaga yibukana n'umuyobozi w'urugamba Major General Paul Kagame kugeza ubwo igize icyicaro ku murindi w'intwari, aho yari yarubakiwe indaki. Mu bitero ingabo za RPA zagabaga mu gace k'amajyaruguru harimo itsinda ry'ingabo ryinjiye mu mujyi wa Ruhengeri ku itariki ya 23 Mutarama umwaka wa 1991 ribohora abanyepolitike bari bafungiwe muri gereza ya Ruhengeri. Aho izo ngabo zafashe n'ikigo cya gisirikare Kamuhoza n'umusozi wa Nyamagumba. Wahoze yari Umutara habereye intambara ikomeye bise Rukokoma, aho ingabo za RPA zarwanye guhundura zinesha za FAR ngo nubwo zabaga zidafite intwaro zihagije nk'uko bivugwa na General James Kabarebe. Ati haje intambara ikomeye cyane yitwaga Rukokoma
ahitwa Gikoba mu Mutara. Hariya Habyarimana azana ingabo zishoboka zose n'ibikoresho bikomeye, atera muri Nzere aho barasaga guhera mu gitondo bagakubita urutoki rwose rurashira, turihisha tukabarasa. Iyo ntambara bari bazi ko ariyo iri buturagize. Arongera ati twarwanaga uburyo bwitwaga mobile, twagendaga amanywa nijoro tukarasa, aho tukava tukajya mu birunga tukarasa, tukava naho tugaruka mu Mutara, ingabo zinyuranamo ntibamenye aho turi kwisha, ibyo twitaga mobile. Avuga ko iyo ntambara yari ikomeye cyane, aho bahinduye barwana intambara yo mu myobo, aho bari batangiye kubaka noneho ibirindiro. General James Kabarebe ati twagezeho turahindura intambara y'imobile, turayireka ducukura imyobo, turavuga tuti aho tuzahava. Nabo bati noneho turababonye, bakaza bagatema intoki, ariko batugeraho mu myobo tukabarasa, tugezeho turabananira. Bamwe mu bayobozi b'ingoro yo kubohora igihugu ku murindi wa Byumba bavuga ko amakuru y'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana Major General Paul Kagame yamenye ubwo yari ku murindi w'intwari, aho yarebanaga umupira na bamwe mu ngabo ze. Ataha niho nyakubahwa Paul Kagame yarari bari kureba umukino wa nyuma wa fina w'amarushanwa ya CAN wahuzaga Nigeria na Zambia. Kuri uwo mugoroba nibwo bamenye amakuru ko indege ya Habyarimana yarashwe. Bamwe muri abo bayobozi bongera bavuga ko nyakubahwa Perezida Paul Kagame akimara kumenya ayo makuru yakoze ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere kwari kuvugana n'abasirikare ba RPA bari mu CRD, kwitegura igihe icyo ari cyo cyose baba barashweho bakirwanaho, bakarinda n'abanyepolitike bari muri iriya nzu yo muri CND. Ikindi yasabye abo basirikare harimo kwirinda kwivanga mu bwicanyi nyuma y'uko interahamwe zari zimaze kugaragaza ko zishaka kwica abaturage, no gusaba abasirikare barabe igihugu kwirinda kwivanga mu bwicanyi nubwo bitagenze uko yabyifuzaga. Ikindi Perezida Kagame yakoze harimo gusaba Romeo Dallaire uriwe ingabo za ONU ko agomba kurinda abaturage, yaba atabikoze RPA igafata intambwe yo kubarwanirira no kubarinda. Aho ku murindi w'intwari kandi hari inzu ndangamateka y'urugamba rwo kubohora igihugu yitwa Arusha, aho yitiriwe amasezerano ya Arusha, aho abanyapolitike ba RPF Inkotanyi bahuriraga bakungurana ibitekerezo mbere yo kwerekeza mu masezerano abahuza n'abanyapolitike ba leta n'aba RPF Inkotanyi. Hari n'inzu yari igenewe abagore n'abakobwa bakoraga imirimo inyuranye ku rugamba rwo kubohora u Rwanda, yacumbikiraga abagore n'abakobwa b'abanyapolitike n'abasirikare. Ku murindi w'intwari hari ikibuga cy'umupira w'amaguru cyatangijwe ikipe y'ingabo z'igihugu ya APRFC. Icyo kibuga kikaba cyaratangiweho n'amapeti y'abasirikare, aho umugaba mukuru w'ingabo za RPA Paul Kagame yabikiye ipeti rya Major General avuye ku ipeti rya Major. Ni ahantu hubatswe ingoro izaba ibumbatiye amateka yose y'urugamba rwo kubohora igihugu, ahazajya hatangirwa inyigisho zinyuranye zijyanye n'urugamba rwo kubohora igihugu. Ku murindi w'intwari ku musozi wa Kanika kandi hari indake igaragaza amateka ya radiyo Muhabura, dore ko igihugu cyabohowe iyo radiyo ikorera muri iyo ndake. Inzu y'ubukerarugendo bukubiyemo amateka y'urugamba rwo kubohora u Rwanda ireshya na kilometero 120 uhereye ku mpaka wa Kagitumba, aho ikora ku turere 6 aritwo Nyagatare, Gicumbi, Gakenke, Musanze, Burera na Gasabo. Wavuga amateka yo kubohora igihugu cy'u Rwanda bwakira bugacya. Reka incamake z'uyu munsi tuzicumbikira ahangaha. Bakunze izi ncamake kora kuri like bitwereke. Niba kandi utarakora subscribe kuri iyi channel, kora subscribe kugira ngo uzayicikwe n'ibiganiro byigisha umuco nyarwanda, bivuga amateka y'u Rwanda, imigani, insigamigani. Naho ubutaha turabakunda kandi tubakomeyeho. Bye bye.